Ndagusuje kandi nkwifurije kumeza kugubwa neza, reka mbone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero nyemera turebere hamwe izi breaking news, ni amakuru yo kumeza kugenda agarukwaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yitwa Niyitegeka Gratien, uyu mugabo yaje kugenda abazwa ikibazo kimwe mu ma interview menshi yagendaga akora, abazwa ku kibazo cyo gushinga urugo, akagenda aruca akarumira, agenda asubiza ibisubizo bigiye bitandukanye, anyura hirya no hino yerekana ko gushinga urugo atari ibintu bihatirwa abantu. Uyu umugabo Niyitegeka Gratien uzwi ku izina rya Papa Sava, bwa mbere na mbere akaba yerekanye umukunzi we, akaba ari ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda, bikaba byagiye bivugisha abantu benshi cyane. Utarakora subscribe rero ari bwa mbere ubanye natwe, nta kindi tugusaba, turagusaba kureba munsi ya video yawe, ubundi ukareba ahantu handitse subscribe ukahakanda, ukareba ibumoso bwa telefone cyangwa se iburyo bitewe na telefone ukoresha, ubundi urabona utuzogera dutatu wemeza ukazogera ka mbere kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ntiwibagirwe gukora share kugira ngo iyi nkuru uyisangize abagenzi bawe. Ikindi tugusaba kora like, ubundi umanuka hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Ni amakuru akomeje kugenda agarukwaho kuri Niyitegeka Gratien. Uyu mugabo yagiye abazwa kenshi cyane ku bintu bijyanye no kubaka urugo, akaruca akarumira, ariko uyu mugabo bwa mbere na mbere akaba yerekanye umukunzi we, aho uyu mukunzi we avuga ko aturuka mu gihugu cya Uganda. Uyu mukunzi akaba yitwa Joanna Asimwe, akaba ari hano mu gihugu cya Uganda aturuka. Uyu mukunzi wa Niyitegeka Gratien akaba ari umukire cyane, aho afite amakampani agiye atandukanye hano mu gihugu cya Uganda, akaba akora business cyane, dore ko ngo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari business zigiye zitandukanye afiteyo. Aya akaba ari amakuru twasangijwe n'inshuti za hafi za Niyitegeka Gratien, dore ko yaje kuba yapostinga ifoto y'uyu mukobwa bari kumwe, akandikaho amagambo akomeye cyane y'urukundo, aho byagiye bibonwa n'abafite nimero ya Niyitegeka Gratien kuko yayipostinze kuri status ye ya WhatsApp. Ibintu akaba akomeje kugenda abivugwaho amagambo menshi agiye atandukanye. Final rero Niyitegeka Gratien akaba yaje kuba yashyira umukunzi we hanze. Ubukwe nabwo bikaba birimo kuvuga ko buri mu minsi iri imbere, barimo kugenda babwitegura. N'amakuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Finally Niyitegeka Gratien akaba agiye gushinga urugo, dore ko bivugwa ko uyu mugabo ashobora kuba afite imyaka isaga hafi 40. Bikaba biri kugenda bivugwaho amagambo agiye atandukanye, dore ko ari n'ibyishimo ku nshuti za Niyitegeka Gratien, dore ko uyu mugabo yari yarinangiye kuba yashinga urugo, avuga ko gushinga urugo atari ibintu bihatirwa buri muntu wese. Ni amakuru rero akomeje kugenda agarukwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda by'uyu umukunzi wa Niyitegeka Gratien yaje kuba yashyira hanze, ko ngo yaje kumupostinga kuri status ye ya WhatsApp. Uyu mukobwa rero akaba yitwa Joanna Asimwe, akaba ari umugandekazi, akaba atuye hano mu gihugu cy'Ubuganda, ariko ngo kenshi akaba akunze kuba yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero akaba akomeje kugenda agarukwaho cyane n'inshuti z'uyu umugabo Niyitegeka Gratien. Andi makuru twagiye kuba twamenya nuko ngo nibamara gukora ubukwe bashobora kuzajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko uyu mukunzi wa Niyitegeka Gratien asanzwe yibera cyane cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko naho ngo afite business zigiye zitandukanye. Uyu Niyitegeka Gratien rero nawe akaba yaje kuba yagira ngo icyo abivuga, kuko apostinga iyi foto yaje kuba yayivugiraho amagambo y'urukundo akomeye cyane, nayo tugiye kuba twaza kuba twagarukaho muri iyi nkuru kugira ngo nawe uze kuba wasobanukirwa uru rukundo ruri hagati ya Niyitegeka Gratien ndetse n'uyu umukunzi we Joanna Asimwe ukomoka hano muri kino gihugu cya Uganda.
Niyitegeka Gratien rero ngo ashyira kuri status ye iyi foto iherekejwe n'amagambo y'urukundo, ngo aya magambo y'urukundo yagiraga ati ndagukunda mukunzi kandi nzahora nkukunda, ni wowe buzima bwanjye, aho uzajya niho nzajya, tuzabana ubu uziraherezo rukundo rwanjye. Ni amagambo rero y'urukundo yaje kuba yaherekeza iyi foto Niyitegeka Gratien yaje kuba yapostinga kuri status ye ya WhatsApp, aho aya makuru kugenda asangizwa n'inshuti za Niyitegeka Gratien zisanzwe zifite nimero zaje kuba zabona iyi foto y'uyu umukobwa Joanna Asimwe ukomoka mu gihugu cya Uganda, akaba ari uwo mukobwa ukora business cyane, dore ko ngo afite amakampani agiye atandukanye hano muri kino gihugu cya Uganda ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ngo ni bamara gukora ubukwe bazahita bajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba rwa mbere rubanye natwe, nta kintu tugusaba, turagusaba kureba munsi ya video yawe urabona handitse subscribe, ubundi hakande urebe ibumoso bwa telefone yawe cyangwa se iburyo urabona utuzogera dutatu, ubundi wemeze kuzogera kambere kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uyibona gatanu kuri gatanu. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, hasta la vista.